w'intare. Neza nibaza ikintu wigira nka kibu. Niga kugira ngo nzabe umuntu ukomeye. Gukomera uvuga ni ukuba utazi gusoma. Ariko ndi kubyiga nzabimenya. Ugeze mu wakangahe wiga? Mu wa kabiri secondaire. Ibaze ko abandi bana batangira kumenya gusoma bageze mu wa kabiri primaire. Ariko nanjye ndi kwiga nsizeho umwete. Mu minsi iri buze ndaba nzi gusoma neza no kwandika. None se wenda izina ryawe ryo wamenye kuryandika? Namenye kwandika neza irindi ryo ntago ndamenya kuryandika. Basi se uracyagibuka? Ndagiyibuka nitwa Nsengimana Neza. Ubuzwa n'iki kuryandika? Numva usigaye uramenye kurivuga. Ntago ndamenya kuryandika neza ariko naryo ndi hafi. Use ko wananiye kwandika iryawe, iryanjye ryo waryandika? Ntago ndarigerageza ngo ndebe. Use ryo uracyagibuka? Ndagiyibuka sigahanga se. Buse wanyumvisha ko wowe utazi kwandika izina ryawe irindi washobora kwandika iryanjye? Ntago ndaryandika ariko mu minsi mike ndaba naramenye kuryandika. Kwandika utamenye ukiga muri gardienne na primaire urabimenya mu minsi mike? Yego kuko ndi gushyiramo umwete cyane. Aho wigiye hose ubu ngubu ndibwibutse gushyiramo umwete. Na hahandi nabaga nawusizemo. Umwete uri gushyiramo utandukaniye n'uwo washyiragamo mbere. Ndi kwiga cyane kuruta uko nigaga mbere. Ariko ubundi mbere na mbere abarimu bakwigisha bakwimira utazi gusoma. Ubwo nazi gusoma nyagira amahirwe yo kubona amanota meza. Wowe n'abarimu bawe mwese mufite ikibazo kimwe. Ikihe kibazo duhuriyeho? Kuba ugize imyaka 20 ukaba nageze mu wa kabiri secondaire utazi gusoma, ikibazo kiri hagati yawe n'abakwigisha. Banza ari uko twiga turi benshi. Mwiga muri bangahe mu ishuri? 85. None nsobanura ukuntu mwiga muri 85 abandi bakamenya gusoma, wowe ugasigara uri iconde mu bandi. Ntago ari njye gusa utazi gusoma, hari n'abandi twigana batazi gusoma. Hari abandi bameze nkawe. Yego na Mubaraka nawe ntago azi gusoma ni nkanjye. Mwese muri ibyondi kimwe, nari nyobewe ndi wavuga. Jessica nawe ni nkatwe. Jessica no wahe? Nawe murigana? Yego turigana nawe no muswa. Ubwo Jessica we si icondi nkamwe. Ntago ari twe gusa, hari n'abandi nkatwe batazi gusoma. Na Mutoni nawe ntabyazi. Ubundi se ubwo imyigire yanyu iba mari iki? Tuba turi kwiga dusizeho umwete kugira ngo ejo hazaza tuzavemo abantu bakomeye. Mwe turi kuvuga muri kwiga na mutiganye mu gatatu mwiga ibihekane ni mwete ki? Ubu ngubu ubwo biratandukanye, ngomba kumenya gusoma ubu na bwiza. Nawe ubwawe uratandukanye. Kuntu urinze ungana uko utazi gusoma. Iyo uri kunyibutsa ko nazi gusoma birambangamira. Uzi ko se ngiye binshimisha kuba urinze ungana uko utazi kwandika n'izina ryawe. Hita ujya mu nzu mitemo amagara mama. Gaha, wambabariye ntubwire mama ko nazi gusoma. Nakubabariye inshuro nyinshi ariko aho bigeze ndarambiwe. Ega nanjye nararambiwe uzi ko nimba none mfite ipfunwe. Utirambiwe waba ufite ikibazo. Base Gaha, muri iki kugira ngo utaneze umukecuru. Icyo wakora nuko wakiga ukamenya gusoma nicyo nkushakaho. Uretse ko amaze iminsi none mfite igicuro banza agiye kumenya gusoma. Icyo gicuro cyawe niba atari icy'umwaku byaba ari byiza. Nta gicuro cy'umwaku kibaho. Niba kitanaba ufite gusanga kiguhereho kiba kuko ubanza uvumye. Uzabaza mu muryango wacu nta muntu n'umwe urimo uvumye. Ugira ngo se ndajya kure nkwereka ibivume duhere mu muryango. Hari ibirimo se wabuze cyane ntabwo ugiye kuvuga mu muryango wacu. Umuryango wacu kirimo. Ni ikihe? Ni cya wowe. Mbonamo ikivume. Ikivume kimwe kitanoga kuko ntabwo wari ndoga nuko utazi gusoma maze umbwire ko utavuma. Riga nubwo binanira nanjye mba nagerageje bikanga. Ariko ubundi bumva ari nk'icyo wabasha gukora ukagikora neza. Kubona kwiga nta musaruro. Mba numva ubundi umbwire mama ishuri mukaremvanamo mwibera umuhanzi. Ukaba umuhanzi uhanga iki? Ajya nandika indirimbo nkanaziririmba. Ariko ahari usigaho no mu cya gitabe bita shisha. Natabe nkwa nta n'inzoga kubera iki se ubindi ubimbaje kandi ubizi neza ko ntaryo. Usigaho ntungura buri kanya. Niyo mpamvu nabura gutekereza ko usigaye wikora. Ntago cyashisha nyine. Niba utanywa shisha n'ubu uri n'ikivume uri igicucu. Nta na kimwe ndi cyose byo kuba umwana w'Imana n'umwana wa mama. Ubu se ndakwita iki ko numva nakuburiye izina? Nyita uko nitwa, ntabwo ibuka ko nitwa neza Nsengimana nyitamo rimwe. Nta na rimwe nkwita kuko nta muntu ugira amazina ameze nk'ayawe utazi ko kuba umuhanzi bisaba kuba uzi gusoma unafite mu mutwe hafata. Bose gufata indirimbo mu mutwe byananira. Ni izina giye kumenya uko ryandikwa byarakunaniye none ushaka gufata indirimbo yo kuyifata biroroshye ntabwo byananira. Ahantu bere igicucu utimajya nandika indirimbo nkanazireremba. Urazandika utazi no kwandika izina ryawe. Harya nabyo bisaba kwandika. Ntabyo nari natekereje. Ujye utekereza se ahubwo wowe. Hari akantu nibutse ntago nawe wibuka ko haba hari abantu bashinzwe kwandikira abahanzi indirimbo nanjye bajya banyandikira ko nshimye ko bazakwandikira bazajya banagusomera. Yego sakaze se bazajya bansomera mu gihe naramenya gusoma. Nowe muhanzi wabayeho nabi muri Kigali ndirimbe hose gato numve. Ndirimbe y'Imana cyangwa iyese.
ririmba iyo ushaka iyo uzi kuzi neza. Iriba ryo kwizera yamaye nigari guhusha Goriyati, imvura iracyagwa Yesu arakiza n'inkovu zigashira shira. Hari izina ridasanzwe imirimo yaryo irahambaye cyane, uwayivuga imirimo yayo ntiyayirondora. Sindirimba neza, ibyo kuririmba byo reka tube tubiretse kuko wagira ngo wagiye kwiyahura ikiziriko kiracika. Ahubwo iyo ndirimbo ni imwe, yego ni indirimbo imwe rukumbi gikunda kubi yaba Vestina na ba Dorcas. Umuhanzi we ibyo kuburimbya indirimbo z'abakobwa banjye nabi tube tubiretse, ahubwo banza umbwire iriya ndirimbo ririmbye ni imwe bayita Arakiza n'inkovu zigashira. Wowe neza utazi gusoma indirimbo uri kwita imwe irimo indirimbo enye uteranyije ko ngenzi ko ari imwe se? Wowe ntabwo byanungura, wumvishe nkomeje kubikora nk'akazi ijwi ritajya ku murongo. Wowe bitewe nuko nkuzi aho kujya ku murongo byajya ku ruhande, ahubwo mbwira ikindi kintu wakora ariko wavuyemo kuririmba. Naba umusirikare, wowe umusirikare cyangwa nundi? Ngewe ku buryo nahita nitwa Fande neza cyangwa Koloneli neza. Igisirikare wizeye ko wagikora mutazi gusoma bikaguhira? Yego nagikora cyane. Bayo uri mu ishyamba ukaba ufite kapasi cyangwa mapu wahafute kandi utazi gusoma. Mu gisirikare gufata imbunda biba bihagije, ibindi byo ntabwo bikenerwamo cyane. Kwandika no gusoma bikora ahantu hose. Mu gisirikare icyambere nuko mfite imbaraga n'ubushake banyemera. Uretse kuba uri umuswa nta nubwo wumva. Ndakubwira kangahe ko isi tugezemo atari y'imbaraga. Ni wowe ufite ikibazo, mashini gandi wayitera urute nta mbaraga ufite. Ibintu byose bisaba imbaraga ntabwo ari kubizikoreshaho, ahubwo ukoresha ubwenge. Ariko ubwenge uri kuvuga ko butakwa kuri burende yaguye, ko imbaraga zanjye ariho zahita zizira maze nkahita nyibyimba ikeguka. Ahubwo sano beri igicucu burende igwa ryari. Ntabwo ujya uraburende muri filimi bayirashe maze akitaza abasore b'inkorokoro bafite imbaraga nk'izanjye bakayegura. Nari ngatangaye filimi za rock nizo zikongoza, gusa zikongoza nabi. Zinyongoza nabi gute? Somvisha atari byo. Kwandika izina ryawe byarakunaniye ariko filimi ya rock wifashe mu mutwe umenya ko burende bayegura. Namenye kwandika rimwe nirinde ndi kwiga kuryandika. Kunibuka filimi ya rock ushishikaye ari nako wibuka kwandika izina ryawe, ibintu byawe ari amahoro. Ariko nanjye nizeye ko nzamenya kwandika nk'abandi. Nanjye nizeye ko nutiga ubikunze gumenye gusoma ejo hazaza uzisanga uri umukarani. Ntabwo nawe umukarani n'amafaranga yose mu rugo dufite banshingira indi business. Kuba tuyafite wizeye ko bazayaguha nawe ubwe kwishyira ku murongo byarakunaniye. Uretse ikibazo cy'ibijyanye n'imyigire ariko ibindi byo urabizi ko mbaje. Rega kuba ibindi byose ubikora neza ariko utaramenya gusoma nta kintu wambwira kuko ejo hawe heza hashingiye ku bikorwa uzakora. Ariko n'ubundi igihe kiracyahari nzabimenya. Icyo gihe wizereyemo nikitagera uzasaza nabi.